aramubwira ngo genda ufate uriya muja umunterera inda. Ubundi abahanga baranditse baravuga ngo iyi nda ntago ari Aburahamu wayiteye, ngo ahubwo ni Sara wayiteye. Kubera iki? Yabwiye Aburahamu aramubwira ngo genda ufate uriya muja umunterera inda, hanyuma umwana uzavukamo azavukira ku bibiro byanjye, hanyuma naho ngiye kubyara ndabona nta rubyaro. Reka nkubwire, wowe wari wihebye, wewe wumvaga bitakunda, iki ni igihe Imana ije gukora nta bimenyetso. Wabonaga nta nzira y'ubutabazi, wabonaga ntaho bizanyura, wabonaga bitazakunda, ariko iki nicyo gihe Imana iziyemo, iki nicyo gihe Imana ije gukora, iki nicyo gihe Imana ije kubohora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abari ku Muwezi Imana TV turabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Bosco Ayabagabo, banze ku izina rya Biratogota. Ndabashimiye mwebwe mukomeje kunkurikirana munyereka ko munkunda. Umugisha w'Imana nubabeho. Hanyuma uyu munsi ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye turarisanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ni ibice 22. Turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Haravuze ngo Aburahamu yenda zankwi zo kotsa igitamba zikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka hamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo kotswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonera umwana w'intama w'igitambo cyo kotswa. Nuko bombi barajyana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma iki cyari igihe Imana yaguhamagaraga Aburahamu. Ni amateka maremare. Iramubwira ngo Aburahamu uva muri Uriya Bakarudayi, uve kwa Sotera, ugende nzakwereka igihugu. Ni inkuru ndende. Imaze kumubwira ibyo Aburahamu aragenda. Hanyuma ayo Aburahamu yari afite umugore bitaga Sarayi, ngo agende ajyana n'uwitwa Loti. Ni inkuru muzi, ariko ibyo ntabwo ari byo ngendereye cyane. Ndashaka kuvuga kuri Isaka. Igihe kiragera uyu Aburahamu avugana n'Imana, iramubwira ngo izamuhindura ubwoko bukomeye. Iramujyana ngo imujyana ku nyanja, hanyuma imwereka umusenyi. Iramubwira ngo Aburahamu, urubyaro rwawe ukureba uyu musenyi ni nako ruzangana. Mbibutse Imana isezeranya Aburahamu uyu mwana yari afite imyaka 75. Isezerano risohora yujuje imyaka 100. Rero ahangaha niho ibintu bitugora bikatuvuna. Mbibutsa ko ahantu Imana ivugiye n'ahantu isohoreza ni ahantu hatandukanye. Aburahamu isezerano aritegereza imyaka 25. None wowe urimo urarira umaze umwaka umwe. None wowe urimo urarira umaze amezi 2. Haleluya. Aburahamu isezerano aritegereza imyaka 25. Nihute. Mbibutse Imana ngo imare kuvugana na Aburahamu. Aburahamu arataha ngo agere mu rugo, ahita aratira Sara iby'Imana yavuganye nawe. Dufite ikibazo cy'abarokore Imana ivugana nabo bagahita bajya gutangaza iby'Imana yavuganye nabo hanze, kandi Imana yababwiye ari bonyine. Ngo agere mu rugo abwira Sara, aramubwira ati mvuye gusenga. Sara aramaza ngo uvuye gusengera he? Arahamubwira avuga ati ndi Imana ivuganye nanjye. Sara aramubaza ngo iyo Mana ikubwiye ngo iki? Aramubwira ngo arayimubwiye ngo Imana irambwiye ngo
nitegereze umusenyi wo ku nyanja n'urubyaro rwanjye niko ruzangana. Sara ahita abwira Aburahamu, aramubwira ngo cano nkureba ugende ufatira uriya muja umunterera inda, hanyuma umwana uzavamo azabyara azavukira ku biro byanjye, naho ibyo kumbwira ngo ngewe nzabyara nta mibyarire mbona. Mbibutse iyi Mana dukorera ni Imana ikora nta bimenyetso. Wakwibaza ngo gute? Bibiliya iravuga ngo Sara n'igihe cy'imihango cyari cyarahagaze, bivuze ngo ibimenyetso byo kubyara nta byari bihari, ariko Imana ikurikirana ijambo yavuganye nawe ijyana y'umwana nta bimenyetso. Ndagira ngo mubwire we wari wihebye wabonaga bitazakunda, ni Imana ikora nta bimenyetso kandi igakora icyo yagambiriye gukora. Izina ry'Imana rihimbazwe. Aramubwira ngo genda ufate uriya muja umunterera inda. Ubundi abahanga baranditse baravuga ngo iyi nda ntago ari Aburahamu wayiteye, ngo ahubwo ni Sara wayiteye. Kubera iki? Yabwiye Aburahamu, aramubwira ngo genda ufate uriya muja umunterera inda, hanyuma umwana uzavukamo azavukira ku bibiro byanjye, hanyuma naho ngiye kubyara ndabona nta rubyaro. Reka nkubwire, wowe wari wihebye, wewe wumvaga bitakunda, iki ni igihe Imana ije gukora nta bimenyetso. Wabonaga nta nzira y'ubutabazi, wabonaga ntaho bizanyura, wabonaga bitazakunda, ariko iki nicyo gihe Imana iziyemo, iki nicyo gihe Imana ije gukora, iki nicyo gihe Imana ije kubohora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu Aburahamu afata Hagari amutera inda. Iyi nda ivukamo umwana w'umuhungu witwa Ishimayeli. Uyu Ishimayeli iyo usomye amateka ye mu bice 21, uyu ni umwana uje kandi nawe yaravuzweho n'Imana. Uyu ni umwana uvuye mu rukingi rwa Aburahamu. Uyu mwana nawe uko byagenda uko ariko kose azahabwa umugisha. Umugisha yahawe ni uwuhe? Munkurikirane, umugisha yahawe ni uwuhe? Yahawe umugisha wo kuba umuhigi, wo kuba umurashi. Ala pesite bone dry. Niyo mpamvu birirwa bakora ibitwaro bya kirimbuzi, kuko umugisha bahawe ni uwo nguwo, ni uwo kuba umuhigi, kuba umurashi. Hanyuma icya kabiri, mu gihe uyu mwana avutse amaze gukura, Imana igaruka kwa Aburahamu bwa kabiri, iramuhamagara. Aburahamu arayitaba, ihita imubaza ngo Aburahamu, ubwo merukaho mvugana nawe nta mwana wari muri urwo rugo, none ndi kubona umwana muri uru rugo, uyu mwana yavuye he? Ayi Mana we. Bibiliya iravuga ngo Imana ihita ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu senda inshoreke n'umwana, njye nk'Imana nzana icyo navuganye nawe. Wowe unkurikiranye, mbere y'uko Imana izana ibyo yavuganye nawe, hari ibintu ugomba, hari inshoreke ugomba kubanza gusenya, hari ibintu ugomba kubanza kureka. Hari ibintu ugomba kubanza kuvamo, hari ibintu ugomba kubanza kuzinukwa mbere y'uko Imana izana icyo yavuganye nawe. Aburahamu asenda inshoreke n'umwana. Iyi nshoreke n'uyu mwana bajyayo, uyu ni Hagari na Ishimayeli, ngo baragenda. Aburahamu bava muri uriya rugo. Aburahamu yari umutunzi, ntiyigeze abaha amata. Bibiliya iravuga ngo yabahaye amazi. Aya mazi ngo ayabaha mu ruhu, hanyuma si mu ruhu gusa, ngo abohereza mu butayu, kandi mu butayu aboherejemo izuba rivayo. Bivuze ngo iri zuba rizava kuri rwa ruhu narwo rumwe y'amazi. Ni amateka maremare. Reka njye kuri Isaka nasomye. Igihe kigeze rero, Sara arasama, nawe aza kubyara, abyara uyu mwana Isaka. Ngo amubyare, haleluya, ngo amare kumubyara Isaka arakura. Bibiliya iravuga ngo Isaka ageze ku myaka 12, Imana igaruka kwa Aburahamu bwa gatatu, iramuhamagara. Aburahamu arayitaba. Mu kuyitaba kwe ihita imutanguranwa, nta kindi aravuga. Iramubwira ngo Aburahamu, mu gihe tumaranye tubana,
dukorana sinari namenya neza kumunda. Aburahamu ahita avuga ati mana ndagukunda, icyambere gituma ngukunda wankuyeho urubwa, wankuyeho igisuzuguriro, wampaye umwana w'umuhungu Isaka. Akimara kuvuga ayo magambo Imana ihita imubwira ngo none ahangaha niba unkunda ko gufata uwo mwana wawe Isaka wowe ikinege uvugana kwihereye umunjyanire ku musozi Moriya. Hanyuma umusozi Moriya bisobanura ngo ni ku musozi w'Imana. Umunjyanire ku musozi Moriya umunambiremo igitambo. Mbibutse uyu Isaka arimo aravugana n'Imana, ariko uru rugo rubamo abantu babiri. Ndagira ngo mubwire wowe umurikiranye, uhumure ni wowe Imana mwavuganye. Abakubwira ko bitazakunda wibuke ko yakubwiye ko bikunda. Ntabwo nyumvishe, ni wowe mwavuganye wenyine. Haya ushimwe mwami w'abantu. Abaguca intege bareke, Imana ni wowe mwavuganye. Mbirutse haleluya. Uyu Isaka aje mu gihe Sara yaramukeneye. None Imana irimo irabwira Aburahamu, irimo iramubwira ngo najyane uyu mwana amujyane ku musozi Moriya amutambemo igitambo cyo kotswa. Bivuze ngo Imana ivuganye na Aburahamu, ntabwo ivuganye na Sara. Imana ishimwe cyane, ntabwo ivuganye na Sara, ivuganye na Aburahamu. Aburahamu ntabwo yari kujya kubwira Sara ko ajyanye Isaka ku musozi kumutambamo igitambo. Iyo abimubwira ntabwo Sara yari bubimwemerere. Icya kabiri, ntabwo Aburahamu yabwiye Isaka aho amujyanye. Haleluya. Barokore mugire ibanga, barokore mugendane ibanga. Ndafashijwe pe. Bibiliya ivuga iki? Iyo usomye uhereye ku murongo wa mbere, Aburahamu ngo ahita afata abagaragu abakorera inkwi, ngo afata n'umushyo n'umuriro, ngo baragenda. Bibiliya iravuga ngo bageze hafi y'umusozi Moriya. Haleluya. Ngo abagaragu babwira Aburahamu, baramubwira bati muze inkwi koko turazikoreye n'umushyo urawufite, ariko turagira ngo tukwibutse wibagiwe umwana w'intama w'igitambo cyo kotswa. Uyu Aburahamu abagaragu babajije aya magambo arabizi neza, azi igitambo Imana yamusabye. Ati ko penesandi widrerebon, azi igitambo Imana yamusabye, ariko ahita agira ihishurirwa, yibuka ko Imana imubwira aba bagaragu batari bahari. Haleluya. Ahita afata inkwi abagaragu bari bikoreye. Bibiliya yavuze ngo azikorera Isaka umuhungu we, ngo afata n'umuriro n'umushyo. Mbibutse mbere yo kugira ngo ugere ku musozi w'Imana hari ibintu ugomba kubanza gusiga mu nzira. Umusozi w'Imana nta butike ubujyaho, ku musozi w'Imana nta bugambanyi bujyaho, ku musozi w'Imana nta busambanyi bujyaho. Mbere yo kugera ku musozi w'Imana, haleluya, hari ibintu ugomba kubanza gusiga mu nzira. Hari ibintu ugomba kubanza kwiyambura, hari ibintu ugomba kubanza kwiyaka. Ku musozi w'Imana nta bugambanyi bujyayo, ku musozi w'Imana nta bwibone bujyayo, ku musozi haleluya. Urakoze mwami. Aburahamu inkwi zikorera Isaka umuhungu we, baragenda ngo bigire imbere. Aburahamu Isaka ngo ahita amuhindukirira aramubwira ati data, by'abagaragu bakubwiye nibyo. Haleluya haleluya. Inkwi urazinkoreye nibyo, umuriro n'umushyo urabifite, ariko nta mwana w'intama w'igitambo cyo kotswa. Bibutse uyu nguyu Isaka urimo uravuga aya magambo niwe gitambo, ariko ntabwo abizi. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Niwe gitambo ariko ntabwo abizi. Haleluya. Aburahamu bajijwe aya magambo, igitambo arakizi Imana yamwatse, ariko mu kwizera ahita asubiza uyu mwana. Haramubwira ngo mwana wanjye, ikigenzi nuko tugera ku musozi Moriya, wowe tugereyo. Ndabizi Imana ikunda intama, iri bwishakira umwana w'intama w'igitambo cyo kotswa. Wowe ukurikiranye uhereye nonaha,
Imana yishakira igitambo, w'Imana yishakira igitambo aho uri kumurikirana mu buzima warurimo, mu bakurwanyaga, mu bakugenzaga, mu boherezaga amahembe. Imana yishakira igitambo. Karasi de binia. Imana yishakira igitambo. Imana yishakira igitambo mama. Imana yishakira igitambo papa. Mu izina rya Yesu Kristo. Ikigezi twageze ku musozi Moria. Ikigezi twageze ku musozi w'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Izina ry'Imana rihimbazwe kandi